Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Kuri mwe mwese dufatanya buri munsi w'igitondo gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko y'uyu munsi wo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 iragira iti umubare w'ibanga ni uguca bugufi. Umubare w'ibanga ni uguca bugufi. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka banze mbaririmbire indirimbo ya 426 mu gushimisha ibitero bikeya gusa. Dukomeze gutambuka uko Satani arinjira, utubona tunanirwa batikirungaruke. Nisema gukoranyizwa nashingwa mu gakireke, ndaba mu gakireke. Nisema gukoranyizwa nashingwa mu gakireke, ndaba mu gakireke. Agabona mwebagore muze dukiryo mugo, ukibigusha birimo bitubuza tutuge. Bisemo gukoranyizwa nashingwa mu gakireke, ndaba mu gakireke. Bisemo gukoranyizwa nashingwa mu gakireke, ndaba mu gakireke. Umuwarize Elisa uko yaguye n'amani, azamuhinge mu nyishi Elisa arabira. Bisemo gukoranyizwa nashingwa mu gakireke, ndaba mu gakireke. Bisemo gukoranyizwa nashingwa mu gakireke, ndaba mu gakireke. Bamukirija Gehazi bakurikira mundi, niwe wajyanye ibintu ganamani yake. Bisemo gukoranyizwa nashingwa mu gakireke, ndaba mu gakireke. Abantu bose bo mw'isi, abagabo n'abagore, batazi ubuntu bwa Yesu tubaye nk'umuro. Bisemo gukoranyizwa nashingwa mu gakireke, ndaba mu gakireke. Bitandukanye n'ab'isi ngo bitume bakanguka, abe no mu ubutamya tumira Imana y'ukuri. Bisemo gukoranyizwa nashingwa mu gakireke, ndaba mu gakireke. Namwe abakunda Siyoni mureke idini ikayitse, nta n'icyo yabamarira ikunda gushima gusa. Bisemo gukoranyizwa nashingwa mu gakireke, ndaba mu gakireke. Bisemo gukoranyizwa nashingwa mu gakireke, ndaba mu gakireke. Bisemo gukoranyizwa nashingwa mu gakireke, ndaba mu gakireke. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu muririmbyi arimba neza, aravuga ngo mpisemo guhora nkizwa ngashingwa mu gakiza ke, sinzava mu gakiza ke. Iyo ni indahiro nziza twarahiye abana b'Imana yuko tutazigera tuva mu gakiza ke. Mbese twakavamo tukajya hehe? Kuko ariko gatanga ubugingo. Reka dusome ijambo ry'Imana
igitabo cy'imigani ibice 22 umurongo wa 4 haravuga ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Abami, igitabo cy'Abami ba kabiri ibice 5 umurongo wa 13 tugeze kuri 15 haravuga ngo abagaragu be baramwegera baramubwira bati, data, iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye ntuba wagikoze nkanswe kukubwira ngo iyuhagire uhumanuke. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'umwana muto, arahumanuka. Hanyuma agarukana n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana, araza amuhagarara imbere aramubwira ati, noneho menye ko nta yindi mana iriho mu isi yose keretse muri Isirayeli. None ndakwinginze enda ingororano y'umugaragu wawe. Elisa aramusubiza ati, urahiye Uwiteka uhoraho uwo nkorera, nta kintu cyose ndi bwakire. Aramugomera kugira ngo abyende, ariko undi aranga. Bene data, twasomye amagambo y'Imana hano, ariko twongeye twibukiranye insanganyamatsiko y'ifunguro ry'uyu munsi. Iragira ati, umubare w'ibanga ni uguca bugufi. Password ni uguca bugufi. Guca bugufi ni ikintu gikunda kugora abantu mu buzima. Ibyubahiro byisha abantu, ubutunzi buremereye abantu. Mbese ni guca bugufi ni ikintu kigora abantu. Iyo umwana w'umuntu byose biba mu gihe biba bikiri amahoro, aba yumva mu by'ukuri nta nkunga hari yakenera ku Mana, agatangira kuzamura intugu, akumva arakomeye, ingendo akayihindura. Hari n'ugenda agatuza yakareze, hari undi ugenda ibitugu yabihese, undi amaboko atayikoza. Imyiryo iba ari myinshi cyane. Ndetse hari n'abandi usanga basuzugura, bitabuze n'ibindi byinshi bakora biba biturutse mbese kuri ibyo baba bumva muri bo biratana cyangwa se bagendana ibyubahiro, ubukire, bigatuma babasha kugira ibiro byinshi, bakumva ko bafite ibiro byinshi, nyamara bakibwira ko hejuru yabo haba hari bakibagiza ko hejuru yabo haba hari wabatije ibyo byubahiro cyangwa se ubwo butunzi, kuko uyu nguyu aba ashobora no kubyisubiza. Bibiliya ivuga ngo ifeza zijya zitera amababa zikaguruka, ubutunzi bujya bwitera amababa bukaguruka. Ibyo umuntu yari afite yiratanaga mu kanya bikaba bishize. Uwabibutije kuko uyu aba ashobora rwose kubyisubiza isaha n'isaha. Icyo aba dusaba we ni ukugira ngo duce bugufi, tukaba twamwubaha, ubundi ubukire nyabwo butekanye bukabasha kuba bwatugeraho mu mutuzo, ndetse nyirabwo akaba yakongera akanatwongerera n'ibindi byinshi twaba dukeneye hejuru y'ibyo, ndetse akanatwongera n'ubugingo buhoraho. Mbese ubundi waguha gutunga iby'isi byose, ariko uri imbata y'icyaha cyangwa se ukazabura ubugingo, byakumarira iki? Nimureke duce bugufi nka Namani wari generali wabashije kwibira 7 abasivile babashije kumubwira ibyo akora akabikora, akemera akajya mu misitwe ya Yorodani, hanyuma akavamo ibibembe bye bikize ameze nk'umwana muto. Guca bugufi rero bifite umumaro. Bibiliya yatubwiye ngo wica bugufi akuba Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Mureke rero duce bugufi, tugire ubuzima bworoshye, twiyoroshye. Bene data, ubuzima bwacu buroroshye, nta mpamvu yo kwigira igitangaza. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza.
mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dusenge. Data, turagushimiye ko ari waduhaye kandi ni nawe ushobora no kutwambura, ariko ntabwo intego yawe ari ukutwambura, ahubwo ni ugukomeza kutwongera. Icyo dusabye ni uguca bugufi imbere y'amaso yawe, tugahora tuguha icyubahiro imbere y'abo tuyobora, imbere y'abatuyobora. Mwami, bari we dushyira imbere ya byose. Urakoze, urakarama, bana natwe mu byose. Ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe none n'iteka ryose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Mwese mbifurije umunsi mwiza n'akazi keza. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe bene data, ndabakunda. Shalom, shalom.